turabashimiye cyane kandi tubahaye ikaze mwese mwahisemo gukomeza gukurikira amakuru ya Igika TV Rwanda mu buryo bwari bwose mudukurikiramo muraba agaciro. Hari abadusanga kuri website yacu yitwa igika.com ndetse n'abari mu magroupe menshi yacu agiye atandukanye. Mwese tuba twamaze kubaterera isari, muri abantu w'agaciro cyane kuri twebwe ndetse kandi kuba mukurikirana inkuru zacu nibyo bidutera akanyamuneza, bityo tugakomeza kugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Uyu munsi n'ubundi tugarukanye inkuru y'akababaro. Mu minsi ishize nibwo twe twababwiye impanuka yari yabereye mu karere ka Kamonyi, aho bisi yari itwaye abanyeshuri cyangwa se imodoka yari itwaye abanyeshuri yaje kugongwa n'igikamyo cya Fuso cyari cyikoreye ibiti, bikaba byaratumye imodoka ihita igwa munsi y'umuhanda. Ibi byabereye mu karere ka Kamonyi ahitwa ku Mugonero, niho habereye impanuka aho Fuso yagonze imodoka yo mu bwoko bwa minibus itwara abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Ndetse mu bari babonye iyo mpanuka bavuze ko umushoferi yari yahaze umusemburo dore ko hataragifite controle, bityo akaba yaraje gusanga imodoka yatwaraga abanyeshuri muri parikingi agahita ayahuranya, ndetse ku ikubitiro nta munyeshuri n'umwe wigeze upfa usibye bamwe mu bana bakomeretse, ndetse n'umushoferi wari utwaye iyo minibus akaba yarakomeretse, akaba yarahise yoherezwa mu bitaro bya Remera Rukoma kuba yakurikiranwa n'abaganga. Kuri ubu ngubu tubazaniye inkuru mbi. Ni inkuru mbi yuko umwana mu bari bakomeretse yamaze kuba yakwitaba Imana. N'umwana witwa Elite. Uno mwana akaba yamaze gushiramo umwuka dore ko yari arimo arakurikiranirwa hafi n'abaganga. Ino mpanuka yabaye ikaba yaramusigiye ibikomere bikomeye cyane, bityo kuri uno munsi tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri 2025 uno mwana akaba yatabarutse, yakaba yatuvuyemo. Polisi y'igihugu ntihwema gukangurira abashoferi gukomeza kwitwararika ku mategeko y'umuhanda, bakirinda kunywa ibisindisha mu gihe bagiye gutwara, ndetse kandi bakubahiriza amwe mu mategeko y'umuhanda harimo kubahiriza umuvuduko wagenwe, ndetse kandi bakaba banatwara imodoka bitewe na kategori cyangwa se permis bafite. Ariko harimo benshi bakunda kubitandukira, bikaba ari byo bintu bikomeje kugenda bitera impanuka za hato na hato zikomeza kugenda zibera mu mihanda ya kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo tariki 24 nibwo nanone mu karere ka Musanze hari habereye impanuka ikomeye cyane, aho haguyemo abantu babiri. Abo bantu babiri baguyemo nibo bahise bagwa muri iyo mpanuka ku ikubitiro, gusa undi mukobwa umwe witwa Briera akaba nawe yarashe kuza kwitaba Imana. Reka tubwire ko abantu babiri baguye muri iyo mpanuka barabavukanyi barimo Tuyishimiye Simon Pierre ndetse na Munyampundu Emmanuel, ndetse bakaba bamaze gushyingurwa mu irimbi rya Gacaca. Bityo rero natwe tukaba dukomeza kubasaba ndetse tunabinginga mwitwararike ku mategeko y'umuhanda. Muri ino minsi impanuka zirimo zirahitana abantu benshi cyane, bityo rero bikaba bidindiza iterambere ry'igihugu. Iyo abantu bapfuye burya iterambere ry'igihugu naryo riba ridindiye mu buryo cyangwa bumwe cyangwa se ubundi. Nibo bagaruka bakaba bakorera igihugu cyacu, bityo rero igihugu cyacu kikaba cyakomeza kugenda gitera imbere. Reka tubwire uno mwana witwa Elite, ndetse twihanganisha umuryango we wabuze uno mwana, ndetse kandi tumwifurize iruhuko ridashira. Twese niho tugana, niyo nzira ya buri umwe, twese
amaherezo yacu ni ukuzitaba Imana, kandi Bibiliya itubwira ko ku munsi w'umuzuko tuzongera tugahura, ndetse ba bantu twakundaga tukaba twarababuze tuzongera duhure twishimane. Njyewe nitwa The Fresh, komeza ubane natwe mu gukurikira amakuru yacu ya Igika TV Rwanda.